tariki ya 2 n'iya 3 Gashyantare buri mwaka haba Rwanda Day. Rwanda Day igikorwa gihuza abanyarwanda baba mu Rwanda, abanyarwanda baba imahanga, inshuti z'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu batandukanye. Abo bose bahurira mu biganiro nyungurana bitekerezo na Perezida Paul Kagame hasuzumwa icyarushaho guteza imbere u Rwanda. Iyi gahunda irangwa n'ibikorwa binyuranye birimo no gusabana. Iyo urangagije amaso mu bahanzi baririmbye mu birori bya Rwanda Day, bigaragaza ko bagiye babahitamo bashingiye cyane ku bikorwa byabo byabaga bigezweho n'indirimbo zitse cyane ku muco gakondo zinagaruka ku gihugu. Mu kiganiro menya cy'uyu munsi ngiye kukubwira abahanzi 10 byitezwe ko ari bo bashobora kuzaririmba muri Rwanda Day ya 2024 izaba mu kwezi kwa 2 tariki ya 2 na tariki ya 3 muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shiramatsiko muri iki kiganiro nge ndi Muvandimwe Penuel. Iki ni ikiganiro menya, iyi ni Mira Rwanda. Mbahaye ikaze. Mu nkuru dukesha inyarwanda.com yashyize hanze ku wa 16 Mutarama 2023 yashyizeho urutonde 10 rw'abanyamuziki bashobora kuzaririmba no gucuranga mu birori bya Rwanda Day 2024. Wakwibaza ngo nabahe? Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga DJ Toxic. Uyu ni umwe mu ba DJ bagezweho mu Rwanda kuva mu myaka 3 ishize, kuko yakujije izina rye ndetse anazamura igiciro usabwa kugira ngo umutumire. Uyu mugabo amaze kugaragara mu bitaramo binyuranye hose atanga ibyishimo bisendereye. Niwe wacuranze mu gitaramo cya Kendrick Lamar abantu bataha bamwirahira. Ni umwe mu bamaze kwemezwa ko azacuranga mu birori bya Rwanda Day bizabera i Washington. Muri Kamena 2023 uyu mugabo DJ Toxic yataramiye muri Leta ya Arizona muri Amerika, nyuma akomereza urugendo rwe rw'ibitaramo muri Canada. Ku mwanya wa 2 turasanga Masamba Intore. Umuhanzi wagwije ibigwi mu muziki nyarwanda. Masamba Intore yakunze kuza imbere cyane mu bahanzi baririmbye muri Rwanda Day mu bihe bitandukanye, yaba ari wenyine cyangwa yajyanye n'itorero ry'igihugu Rukerereza asanzwe abereye umutoza. Muri iki gihe ari kwitegura kujya kuririmba mu birori bizafasha abanyarwanda batuye muri Amerika kwizihiza umwaka mushya wa 2024 bizaba tariki ya 20 Mutarama 2024. Ibi biramuhesha amahirwe ndasubirwaho yo kugara ku rutonde rw'abahanzi bazaririmba muri Rwanda Day. Ku mwanya wa 3 turasanga Ruti Joel. Ruti Joel ni umwe mu bahanzi bakiri bato mu myaka ariko wagutse cyane mu njyana gakondo. Uyu muhanzi muri Mutarama 2023 yasohoye album ye yise Musomandera, yatuye umubyeyi we, iriho indirimbo nka Cunda, Amariza n'izindi zakomeje izina rye. Ruti Joel wamamaye mu ndirimbo zirimo Igikobwa, bizaba ari ubwa mbere aririmbye muri Rwanda Day. Reka tujye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga The Ben. Mugisha Benjamin. Amakuru avuga ko The Ben azaririmba muri Rwanda Day yatangiye gucaracara nyuma y'ubukwe bwe na Pamela bwabereye muri Kigali Convention Center ku mugoroba wo ku 23 Ukuboza 2023. The Ben amaze iminsi mu kwezi kwa buki n'umugore we Pamela mu mujyi wa Cairo no mu mujyi wa Mombasa muri Kenya. Amakuru avuga ko The Ben yitegura kugaruka mu Rwanda mu gihe ari mu myiteguro yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington muri Rwanda Day 2024. Ku mwanya wa 5 turasanga DJ Sonia. Ni umukobwa bigaragara cyane ko yazamutse mu mwaka wa 2022 ndetse na 2023. Asanzwe ari DJ wihariye w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, yaba kuri Magic FM ndetse no kuri Radio Rwanda. Ibi byamuhesheje kujya gukorera ibitaramo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika y'Iburasirazuba. DJ Sonia amaze gucuranga mu bitaramo n'ibirori bikomeye birimo n'ibyitabirwa na Perezida Paul Kagame. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga King James. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo Ganyobwe ntiyasibye ku rutonde rw'abanyamuziki baririmbye muri Rwanda Day aho yagiye ibera mu bihugu bitandukanye. Indirimbo ze n'imyitwarire ye yagiye ituma agirirwa icyizere n'abahitamo abahanzi bazaririmba muri Rwanda Day akisanga ku rutonde buri gihe.
bitewe n'igihugu amaze kuririmbamo no kuba amaze igihe ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitandukanye, bimuha amahirwe menshi cyane mu bijyanye no kubona visa yamufasha kujya muri kiriya gihugu. Reka tujye ku mwanya wa 7. Bamwe bakunze kumwita igitangaza, abandi bagakunda kumwita munyakazi. Itaha iwacu Bruce Melody. Bruce Melody aherutse gukabya inzozi ze ataramira muri USA ku nshuro ya mbere binyuze mu bitaramo yagiye ahuriramo na Shaggy, umuhanzi wo muri Jamaica. Bakoranye indirimbo When She's Around yakunzwe mu buryo bukomeye cyane kugeza ubwo banafatanyije kuyiririmba mu bitaramo bya Jungle Bell. Ibi bitaramo byabereye mu mujyi irimo New York byafashije Bruce Melody kubona visa mu buryo bumworoheye yo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amahirwe menshi yo kwisanga ku rutonde rw'abazaririmba muri Rwanda Day hashingiye ku bikorwa bye n'ibindi. Muhibutsa ko ndi kukubwira abanyamuziki byitezwe ko ari bo bazaririmba muri Rwanda Day. Reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Jules Sentore. Uyu muhanzi wamamaye cyane mu ndirimbo zirimo Icyeza yavuze ko Rwanda Day ari umunsi mwiza uhuza abayobozi b'igihugu ndetse n'abanyarwanda batuye mu mahanga bagasabana kandi bakaganira. Yavuze ati, maze duhurireyo maze dutaramane n'abanyobozi bacu maze dukomeze kwesa imihigo. Si ubwa mbere Jules Sentore azaba aririmbye muri Rwanda Day kuko 2019 yatanze ibyishimo ntashidikanywaho mu yabereye mu Budage. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Mbonyi. Mbonyi cyambo ni umwe mu bahanzi bafite imbuga nkoranyambaga zikurikiranwa cyane n'ibihangano byumvuga ku kigero cyo hejuru ku buryo hari abavuga ko ari we nimero ya mbere mu Rwanda muri iki gihe. Indirimbo ye ni Nasiri na iri guca uduhigo muri iki gihe ahanini biturutse ku kuba iri mu rurimi rw'Igiswahili ruvugwa n'abarenga miliyoni 600 ku isi. Aherutse gushimangira amateka avuguruye mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana nyuma yo gukora ku nshuro ya 2 igitaramo cya Noheli akuzuza BK Arena. Aramutse ashyizwe ku rutonde rw'abazaririmba muri Rwanda Day ntibwaba ari ubwa mbere ataramiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yahageze mu bihe bitandukanye. Reka dusoreze ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Shafi. Indirimbo ye yise Bana yakoranye na Kirisizi ukorera umuziki mu Rwanda yatumye abantu bongera kumuha ijisho ku buryo iri gutumbagira uko bwije n'uko bukeye mu bijyanye n'imibare y'abantu bayireba ku rubuga rwa YouTube. Shafi kuba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biramuhesha amahirwe menshi yo kuzaririmba muri iki gikorwa kizabera muri Leta ya Washington. Nshuti rero mwari mudukurikiye, ni naha dusoreje menya y'uyu munsi. Uyu munsi twari turi kukubwira ku bahanzi byitezwe ko ari bo bazaririmba muri Rwanda Day ya 2024 izaba ku itariki 2 na tariki ya 3 Gashyantare. Ni naha dusoreje menya y'uyu munsi. Nje wayibagezagaho ndi Muvandimwe Penuel. Mukore subscribe ku batarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri nimero ziri muri iyo screen cyangwa se ukaba wanyura muri comment. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye.